kamanza mvuga icyo nabamariye abamamagaye bose narabasengeye bose hafi ya bose uwo ntarasengera n'umwe wampamagaye ku mugoroba kandi nabwo nuko twari turi ahantu habuze umuntu no mpamvu nta nabuze umwanya kumusengera muri iki gitondo nabwo arampamagaye navuga nti none ubu ngiye gukora ikiganiro umpamagara nyuma ya saa sita ari hehe ari Rubavu iwacu disi nawe ndamusengera ku mugoroba naho duhanye gahunda naho abandi bose narabasengeye abampamagaye rero hari umunyekanada wampamagaye hari abanyezambiya 2 barampamagaye abanyakenya 2 barampamagaye abi Kigali bose nakubwira ni benshi abo birubavu irwamagana Nyagatare bose barampamagaye abaha ni Musanze n'Uburiro kubera ko hari ukunyaruka uho banyemereye ko nzanajyayo muri minsi ni hafi nukunyaruka ku telefone uziko nakowe ko mfite nakanyabiziga cyane rwose ufite neza ubu nukunyaruka ariko hari nundi yari guhitanye nagaciye dukomeze ariko ndacyariho kubera Imana ntago yambitanye ndacyariho niyo mpamvu ndi imbere ya kamera kugira ngo bose barebe yuko Imana ikora ibitangaza ko ngorode dufite Imana ikora imirimo abantu bose bashaka bayemera ndetse bakanayubaha reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abe mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka mfata umwanya ngushimira wowe wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya kuraba abakozi b'Imana batandukanye tukaganira ku mbaraga z'Imana tukibutsa abantu yuko Imana ivuga itabeshya isezeranya igasoza niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Ndacyayisenga Enoch uregereza mikoro turi kumwe na Ndacyayisenga Enoch yego Ndacyayisenga Enoch tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show ntabwo bwo bwa mbere twaganira iyo dushimye turagaruka iyo twagaye ntitugaruka ubwo bivuga mwarashimye twarashimye ubwo washimye rero ndizera neza ko naba dukurikiranye bashimye ubwo ngendera kuri gahunda zabo reka rero nisegesho ngo Imana ituyobore mbere yuko dukurikirana nanga se dukora iki kiganiro buri kintu cyose tugomba kwiragiza Imana rero reka dusenga Imana Mana turagushimye uri umukozi w'umuhanga urero urakiranuka nta buhanga nawe utinda kurakara uravuga bikabategeka bigakomera tugushimiye kubwo igitondo cy'umugisha duhaye mwami ngiyewe na Konkoro duko turi kurebana ariko no mu miryango yacu hari icyo wakoze ibikomeye zina ryawe rihimbazwe amen mwami iyo hacika igikuba gikomeye kiba tutabonye umwanya wo kugera ahangaha ariko kubwo twahageze izina ryawe ryubahwe rero ubwo twahageze reka dukoreshe iby'ubutwari ibyo uri budukoreshe iby'ubutwari bihindure benshi bo kuri iyi si kugira ngo izina ryawe ryubahwe ngaho bana natwe gano tugiye gukorana bwiyoborere nk'Imana kandi bize guhindura benshi bwoko bwawe bugwire bakozi bawe bagwire bumva butumwa bagwire bahinduka bagwire kugira ngo izina ryawe ryamamare ngabana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu amen eno haleluya amen rero nkunda iyo umuntu amamagaye kubera kumenyera niyo ngeze ku bantu bari kubagara bari mu murimo aho kubabwira ngo wakoze ndavuga ngo haleluya numva nawe urampamagaye aho kwitaba karame bitavuga nti haleluya hari ibintu bine byagiye mu maraso byabaye mu bantu bikakujya mu maraso kabisa pe byangiyemo ariko numva nta kibazo nuko umeze neza ndaho pe Imana irakurinze irandinze nta kibazo mfite yego nawe irakurinze nta kibazo urebe nyuma abona icyo mbaye nta cyagasura ni kakandi cyane kabisa dore ko twe nkatwe baba birabura ntago burya iyi nso yacu ntago bayipirata urabona bayipirase oya ntago ipiratwa oya kabisa umuntu araza nkuko agahinduka akayiba yahinduka inzobe ariko se wabonye inzobe yahindutse igikara wapi nukuvuga ngo turi original kabisa turi original rero turaho nagasura nakangaka Imana cyaturinze iturindiye muri uyu mudugudu muri uyu murenge muri aka karere ka Burera iturindiye mu gihugu cy'u Rwanda Imana ntakitagise yego Imana ishimwe cyane hari umuntu wambwiye ngo mbese ko nkwana n'abahanuzi bo muri Burera ngo Burera niho haba abahanuzi gusa bo ntago fasha kumusubiza fasha kumusubiza Iburera
burya ngo ijya kuri shihera ku rugo yego sihera ku rugo cyane nasuri kugira ngo uje muri Gakenke atari yutuye mbese nabo muri Gakenke nabo muri Rurindo aho nyene bagutumira mukorane reka tubaguhe nibagutumeho mukorane ni karibu yego abantu bose ni karibu namusubije ni ahantu hose aba bahanuzi nabwo muri Burera niho mbashije kugera ku kariho hanyegereye yes nanje ariko urebye nanje niko mbashubije kabisa wagira ngo wabonye igisubizo nabasubije cyane rwose ni karibu umuntu tuyi Musanze gutega ngo njye Nyamagabe ukumva byansaba izindi dépenses nyinshi sibyo ariko kuva Musanze nkaza hano Burera biragize ariko ko Imana igenda yagura ntituvuze yuko tuzajya dukorera aho dutuye gusa Nyamagabe tuzagerayo hanze y'igihugu tuzagerayo hose rwose kandi turahemerewe kuko Imana yarana hatwemereye kandi n'abagenda bakurikirana ibi biganiro ndumva atari abanyaburera gusa yego nta nubwo ari abo Rwanda gusa ubwo nabo hanze barabikurikirana bivuga ngo rero ubose ko hari ikiganiro twakoranye ahasigaye umunyekanada akampamagara ni ukuvuga ngo umunyekanada nantumaho ngo ngende zagusigasa azagenda wenyine oya tuzajyana yavuze ko yakurikiranye kuri Concorde TV nese ubwo navuga ati uzane na wundi mwakoranye ikiganiro nzagusiga mbona bivuga nzaza ariko akenshi bikundira mwebwe muvuze ngo rite umva uko ivuze nkatwe rero tuba dufite ibigambo gusa ntago bajya batwiteza Imana ishobora kumukoreramo akavuga uzane namwe na mugenzi wawe ukabona turajyanye tukajyana muri Canada utaragera hehe mu karere ka Nyamagabe yego utaragera muri Gakenke ariko bitavuze ko hose tuba kwemerewe kugerayo yego Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro Imana byose irabishoboye wari uvuze ngo wari umunyekanada guhamagaye akenshi umuntu twakoranye ikiganiro bwa mbere sibyo iyo twongeye guhura mubaza uko byagenze niba ari abantu bamuhamagaye akaba ari abamugiriyeho umugisha akaba ari abo wasengeye kuko nanjye nicyo mba nshaka kugira ngo abari kure n'abari hafi baguhamagare mufatanye gusenga niyo mpamvu mfatira urugendo hari abaguhamagaye uretse uwo munyakanada kari benshi ra Concorde ni benshi nta nubwo nashobora kubabara rahira ni ukuri nase nabavuga mu mazina oya amazina si ngombwa mvuga ibihugu se vuga ibihugu n'uturere nicyo wabamariye cyane icyo wabamariye nicyo mba nkeneye kamanza mvuga icyo nabamariye abamamagaye bose narabasengeye bose hafi ya bose uwo ntarasengera n'umwe wampamagaye ku mugoroba kandi nabwo nuko twari turi ahantu habuze umuntu niyo mpamvu nabuze umwanya wo kumusengera muri iki gitondo nabwo arampamagaye ndavuga nti none ubu ngiye gukora ikiganiro umpamagare nyuma ya saa sita ari hehe ari Rubavu yego iwacu disi nawe ndamusengera ku mugoroba naho duhanye gahunda naho abandi bose narabasengeye abampamagaye rero hari umunyekanada wampamagaye hari abanyezambiya babiri barampamagaye abanyakenya babiri barampamagaye abi Kigali bose nakubwira ni benshi yego abo birubavu irwamagana Nyagatare bose barampamagaye abaha ni Musanze n'Uburiro kubera ko hari ukunyaruka yego uho banyemereye ko nzanajyayo muri minsi ni hafi ni ukunyaruka kuri telefone uziko nakowe ko mfite n'akanyabiziga cyane rwose narangiriye neza ubu ni ukunyaruka ariko hari n'undi yari guhitanye nagaciye dukomeze ariko ndacyariho kubera Imana yego ntago yambitanye ndacyariho niyo mpamvu ndi imbere ya kamera kugira ngo bose barebe yuko Imana ikora ibitangaza Concorde dufite Imana ikora imirimo abantu bose bashaka bayemera ndetse bakanayubaha bakemera n'imirimo ikora kuko ngo niyo icecetse suko ibidakora ahubwo ibikora kandi hari abavuga ngo nta Mana dufite ariko twe tuzi neza ko tuyifite ikibitubwira ni imirimo ikora gukora impanuka kugaburira n'ibindi nicyo kibitubwira ko dufite Imana rero yaraturokoye impanuka kandi nanone iracyaturokora kandi ngo yaturokoye urupfu rukomeye n'ubu twiringiye ko izaturokora Imana ishimwe cyane amen uza amatsiko mba nifitiye se yego ndikazane se Mana yanjye abaguhamagaye barafashijwe
wabonye icyo ubabwira cyangwa cyaramba nifitiye impungenge pe kuko njya ntinya kugira ngo hazagira umbwira ati Concorde uriya muhanuzi wazanye ati yatuvangiweho ati yambwiye ngo Imana indindiye ngo umwana wanjye ngo w'umuhungu kandi nta n'umwana afite ayiwewe naba nakotoye. None wowe byagenze ute? Twarasenze kandi Imana dukoresha iby'ubutwari. Amen. Burya umuntu ntago mwasengana bwa mbere ngagera igihana gutuma hiwe iwe ngo ubyere mu rugo atafashije ntibishoboka, nta kindi atabonye. Ntago umuntu mwasengana agera igihe akubaze ngo mbese iwanyu nihe ngo nzahagere, ugera igihe umuhadiresi azahagere atafashijwe, kirazira pe. Ubu kwa gatandatu hari umunyakigali twahanye gahunda yuko nzagenda ku mugoroba nkararayo nkaza mu gitondo ku cyumweru ndajya mu materaniro iwacu. None se ubwo yagutumaho kwemera agatanga itike atafashijwe? Oya, Mana ndagushimye, haleluya. Nanjye ntawe wigeze aca mu gikari ngo ambwira turi muntu ntawe pe. Ko nimero yanjye bihari hari igihe aca mu gikari akambwira gutya na gutya, ntawe wigeze aca mu gikari ngo ambwire ngo yaguhamagaye ntibyagenda neza. Imana ishimwe. Ikindi nanjye ntarabonye byaragenze neza, ntabwo nagaruka ngo twongere dukore ikiganiro. Ubundi Imana yigeze kubwira harya ninde yabwiye ikubwira Gahini na Beri muri abo kare babiri, harya ninde yabwiye ngo mbese nukora neza nuko uzemerwa? Yabibwiye Kayini, yagize ishyari kuko igitambo cya Abeli cya kubera ko yariganyije, kubera ko hari ukundi kuntu yabigenje imbere yishe na murumuna we. Kubera iki? Ishyari. Ariko Imana iramubaza mbese murumuna wawe arihe? Asubiza Imana nabi, arayibwira ngo mbese ngo ndi umurinzi wa murumuna wanjye kandi cyamuhitanye mwana. Muri isi rero harimo abanyeshari, ariko abanyeshari n'abanyetimwe baramwaye. Icyo tuzi nuko dufite Imana. Ariko Imana izatugirira neza, siko bimeze. Rero natwe imbere y'izi kamera tugenda duhitahita hirya no hino, n'ijambo ry'Imana tugenda tubwiriza, n'ubuhanuzi tugenda dusohora, nitubusohora neza tukabubwira ababukeneye ndetse n'ibyo bakeneye bikabageraho, tuzemerwa. Tuzemerwa rwose. Amen. Mana niko yadusezanye ngo nidukora ibyiza tuzemerwa, ariko nidukora nabi mva muzacibwa. Ugucibwa niba ari amande nuko ariko ntabwo byaba bidukuriye gukora nabi, kuko nidukora neza tuzemerwa. Kandi nta nubwo ari ukwemerwa n'abantu gusa, kuko umuntu ashobora kukwemera uyu munsi ejo akaguhinduka, ariko iyo wemewe n'Imana umva ntaho utagera. Ahubwo reka ibyiza Imana itwemere niyangize twemeza abantu. Ubundi Imana ibanza yatwemera, abantu ntago bakwemera. Concorde abantu ntago bakwemera, nubwo turi hano imbere ya kamera, nubwo baba badushungereye ngo birani byiza, akwemera uyu munsi ejo akaba yakwihakanye. Ariko Imana iyo yakwemeye ikwemeza n'abantu n'amahanga n'imijyi byose ikabikora. Amen. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. So uri kugira ngo ntitwarivuze ntabwo hari abantu utarambuye ngo reka dusome muri Luka cyangwa se muri Matayo cyangwa muri Yesaya, ntago atakwemera yuko twavuze ijambo ry'Imana. Twavuze ngo Gahini na Beri ngo nukora neza ntuzemerwa. Ntago turi kubwira isi yose ko buri muntu wese ubwo yamaje kumenya ko agomba kugira gute gukora neza kugira ngo yemerwe. Aha atuye agakora neza, mu baturanyi atuye nabo agakora neza, mu bagendana nabo agakora neza kugira ngo agire gute yemerwe n'Imana. Ariko tudasomye ntabyashoboka. Saba reka dusome. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo turigirira ubugugu. Ijambo ry'Imana ryaje kugira ngo turisangire twese. Rero ni ngombwa kugira ngo dusome. Reka dusome Yesaya 5. Yesaya ibice 5. Igice cyaho cya 5. None rero dusome n'umurongo waho yenda wonyine wa 5. Ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Urutoki rwanjye ngo nzasenya uruzitiro, si icya mbere, maze rwonwe rwose, si icya kabiri, nsenya n'ingike zarwo, si icya gatatu, runyukanyukwe, si icya kane, kandi nzarurimbura, si icya gatanu, ntiruzacirwa ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa
kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Mwakira ijambo ry'Imana. dushimiye Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Ahangaha ni ijambo igihe Imana yashinjaga abayuda ubuhemu. Burya abayuda nabo bari bakwiriye bari bakagombye gukorera Imana nk'uko bikwiriye, ariko bageze aho barahemuka. Imana nibona yuko bahemutse bashaka guhakana yenda, Imana irabo bashinja ati muri abahemu. Uri kumva? Rero Imana iravuga iti nongeje abana ndabarera, barangije gukora barangomera. Niko hano abayuda buriya niko nabo bari barakuze, ariko bageze nyuma barahemuka. Noneho ahangaha ni igihe umuhinzi nanga se twebwe tw'abahinzi nanga bari musi b'abahinzi, Imana bagereranya n'abantu bariho ubu ngubu ngo nongeje abana ndabarera ndetse ndanabarema, ariko barangije barangomera. Imana rero icinja abayuda ubuhemu ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamwo amabuye, aruteramo insina z'umuzabibu z'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage muri Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Iyudaya, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Yenda reka turekeraho kuko umurongo wa 5 wo twawusomye. Haleluya, haleluya. Iri jambo ni ryiza cyane nyakubahwa Konkorde dusomye, kuko muri iki gihe cya none Imana yaraturemye, Imana iranje kuturema, iradukuza. Imaje kudukuza itugirira byinshi byiza, niho hano hari kutugereranya naho, ariko ngo turangije nanga se irangije kuturema twifata ukundi kuntu, nitwe ruzabibu. Nta Imana itagize mu yandi magambo. Yego yewe iyo umuhinzi ahinze, agahinga amasaka, nanga agahinga ibigori, nanga agahinga ibirayi, nanga agahinga izi mbuto turi guhinga muri iyi minsi ari ibinyomoro, icyambere urabagara, uragenda ugatera urugemwe, nanga se ugatera urubuto. Iyo ungize amahirwe rukamera, nanga se rugafata, uragenda ukarureberera neza. Uko urureberera niko na Yesu yaturebereye. Haleluya. Aturebereye, yaraturebereye mu gufuhira, yaradufuhiriye. Mu gutera umuti yateye umuti. Haleluya. Ariko ngo yiringiye yuko tuzera inzabibu, ariko ikibabaje agiye kureba arasanga rweza indibu. Muri make uko Yesu yadupfiriye, uko yari yiringiye ko tuzaba, ntago ariko yabisanze, ntago ariko yagize gute, ntago ariko yadusanze. Si ikibazo, ariko icyari gikwiriye nuko twakwera imbuto zikwiriye iki? Zikwiriye abihannye. Tukareka kwera iki? Tukareka kwera indibu, kuko Yesu ntakatagize. Igihe cy'umuti byagenze neza, ndetse n'igihe twari dupfuye nabi arongera aratuzura. Bivuga ngo ntakatagize. Akeneye yuko tuzera iki? Tuzera imbuto, tukazerera abantu bose bari hanze ahangaha, ndetse nabo babona imbuto turi kwera bagahinduka. Ariko kugira ngo bahinduke, twe turi kugera tukabahindukirira. Kandi ijambo ryaravuze ngo bazaduhindukirire, ntituzabahindukirire. Ariko ntago ariko biri. Ariko ageze ahafata umwanzuro. Yesu ndamwemera ashoboye gufata umwanzuro. Aravuga ati cyambere, ubwo uruzabibu rwanze kwera, ntako ntagize, ntacyo ntakoze, narafuhiriye, nateye umuti, narafumbiye, nakishije ibyonnyi, none hasigaye reka nari ntegereje ko bye rwakwera, none ruranze, ngiye kukwereka icyo ngiye gukora. Yesu afata umwanzuro avuga ati cyambere ngiye gusenya. Yakoze nk'ibintu 5 bigera muri 5 nanga 6, avuga ibibi agiye kurukorera. Umwanzuro rero arufatiye. Yesu aramutse gufatiye umwanzuro, nanga se Yesu amufatiye umwanzuro, Yesu aramutse dufatiye umwanzuro byaba nabi. Reka twigarure Yesu atarafata umwanzuro,
kuko afashe umwanzuro byaba bibi, ariko nimuze twigarure kuko Yesu n'umunyembabazi yagufatiraho n'umwanzuro, ariko wabwira Imana uti Imana ndigaruye, akongera akavuga ati ubwo wigaruye ndacyari ku ntebe y'imbabazi nanjye ndakubabariye. Haleluya. Amen. Rero kambabwire abadukurikiye, mureke dukora ibyiza kugira ngo tuzemerwe, kuko ijambo twahereyeho bwa mbere twe kwera indibu ahubwo twera imbuto nziza. Nico ndi guhamagarira abantu bose turi hano kuri kamera, twe kwera indibu ahubwo twera imbuto zikwiriye iki, zikwiriye abihanye, kugira ngo Imana itugirire neza. Kuko we uramutse ugiye nabi, Yesu yagufatira umwanzuro, ariko Imana ikugereho itarafata umwanzuro. Hari igihe muri iyi si tugenda tukagenda uko twishakiye, tukibwira yuko Imana itatureba, kandi ijambo ryavuze ngo agashishiri k'umukara munsi y'urutare rw'umukara. Haleluya. Amen. Rido fire tumunekiye wiwi papa nishishi papa contre meni ya rabini fire tumunekiye wiwi igo mwami wanje rero rakiranuka. Haleluya. Amen. Agashishiri k'umukara mu rutare rw'umukara, Imana ibiri kukareba. Kuvuga rero ngo uzakora ibyo wishakiye, ngo uzagenda uko wishakiye, ngo Imana ntago nzakurebesha amaso umbone duhuza amaso, ariko Imana yo ntago muzahuza amaso, ariko yo ubwayo izaba iri kwitegereza, iri kureba, kandi noneho ni kureba kabiri gatatu. Wewe udashoboye kwifatira umwanzuro, Imana izagufatira umwanzuro. Icyambere izasenya, he kugira ngo ni gitonyanga na kimwe kikugeraho, mu gihe abandi bazaba bari kubona ibitonyanga bivuye mu ijuru, wewe nta gitonyanga kizakugeraho, nta no guhumurizwa kuzakugeraho, kubera yuko uzaba wayigomeye. Nimuze dukizwe, nimuze twongere twihane, nimuze twongere duhinduke, kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihanye, Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Amen. Kuko Yesu yaravuze ngo nimundebere muri uru ruzabibu hari icyo ntakoze. None se urebye mu mudugudu iwanyu hari kitakoze, iwawe mu rugo hari kitakoze, niwanje nta kitagise. Haleluya. Aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye, ariko ikibabaje nuko twakongera tugahinduka tugasanga tweze indibu, aho kugira ngo twere imbuto nziza. Imana itugirire neza, ariko Imana duhe kwera imbuto, kuko turi muri isi ntago twakwishoboza, ahubwo dushobozwa na Yesu na Kristo duha iki, duha imbaraga. Haleluya. Amen. Mbwira abantu rero badukurikiye kuri iyi kamera, kubw'iryo jambo ry'Imana tumajije kumva, mureke twere imbuto zikwiriye abihanye, kuko Yesu Kristo nta katagize. Reba aho utuye, reba inzu urimo, amambere wari uri mu nzu za nyakatsi, leta y'ubumwe ndayishimira iraza ikuraho nyakatsi, uravuga uti mbese nzabahe, utangira uri mu mabati 2, 3, 5, ariko uri mu mabati atukura. Reba aho Imana yagukuye. Ubu ngubu wari uzi ko ntacu uzimarira, ubu hari icyo wimariye. Wari uzi yuko nta rubyaro uzabona, ubu wararubonye. Yesu ni ukuvuga ngo nta katagize kugira ngo ubeho, kugira ngo ube utuye aho ngaho, kugira ngo uri mu nzu nziza, kugira ngo uri mu muhanda, yewe utwaye imodoka, ntako Yesu atagize. Ariko none ubwo nta katagize, turi guhindukirira. Nimuze dukomeza twera imbuto zikwiriye abihanye, kuko Yesu nta katagize. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Indirimbo nibutse twaririmbaga muri 2004, ahari ni mukuru wanjye wayihimbye, uvuga ngo icyo nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize n'igiki, nari niringiye ko ruzera inzabibu, none niki cyatumye rwera indibu. Ngareba nibu tari kwera indibu muri misi shuti yanjye, wisubireho kugira ngo utazabona ishyano igihe sazagaruka. Yego. Oya, tukwiye kwitegereza uko turi kugera, niba tutari kwera indibu. Nanje ndayifite indirimbo ivuga gutyo, iravuga ngo yego, reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo nziza yo kumunezeza. Umukunzi wanje yarafite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramwo insina y'umuzabibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i
Yudaya mwese mwe nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye ese ikintu nari nkwiriye gukora mu ruzabibu rwanjye nasize n'iki niyo ngiye nanjye nahimbye muri icyo gice cyo muri Bibiliya. Yego. Biri kujyana. Yego kabisa. Rero Yesu ntakatagize ngo tubeho. Umva ntakatagize ngo tubeho. Arega uje umenya yuko bari abantu usanga hari mu mihanda bari kurara munsi y'umubiraro. Umenye ko nawe byakubera. Ariko Imana ntago yabyemeye. Kandi turabasaba Imana kugira ngo nabariya izabakureyo. Izabakure baze mu bandi nabo bera imbuto kugira ngo Imana yacu yahabwe icyubahiro. Imana tugirire neza. Amen. Atukugana ku musozo reka umukozi w'Imana. Turashoje. Yego. Ku mukozi w'Imana atange nimero kugira ngo uwamukenera azamuhamagare ubundi adusoreze n'isengesho. Numero yanjye ni yayindi rero kubakona kudukurikirana ntago yahindutse. 078 560 40 59. Ndayisubiramo ni 078 560 40 59. Niyo nimero yanjye ihoraho buri munsi. Iyo mpamagaye sinyifate, igihe mboneye ko wampamagaye nanjye ndakwishura nkaguhamagara nkakubaza uwuriwe tukumvikana. Wawe ugiye ukenewe gusengerwa tugasenga, Imana ikabana natwe bitewe n'ibihe twagiranye cyangwa se bitewe n'uwuriwe. Ariko waruzi ko Imana ishobora kukuninira bitewe n'uwuriwe ikakuninira pe. Imana ishimwe. Rero reka dusenga Imana ku bwa byinshi Imana dukoresheje ahangaha. Ariko ndangize ndi kubashimira nyakubahwa Concorde, ndagushimira buryo ki witanze ukaza muri aka karere nk'uko abantu babivuga ukabana natwe muri ibi biganiro. Ndagushimiye. Nshimira n'abandi bose bagiye kubikurikirana ndetse bakagira n'icyo bakora kuri ibi biganiro bagenda bumva, ndetse nshimira n'abandi benshi baduhanye imbibi kandi nkanabasuhuza ndi kubabwira nti Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Rero dushoreje ahangaha naho ikindi gihe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana uri data wa twese, ushoboye byose, urero urakiranuka. Turagushimye watangiranye natwe n'usozanye natwe. Izina ryawe rishimwe kandi rishirwe hejuru. Rero ndagushimye ko bya byinshi wakoze ubikorera twebwe abana b'abantu kandi ukabikora twebwe tutashoboye kubikora. Izina ryawe rishimwe. Rero nyemerera ngushime ku bwa byinshi dukoresheje, ariko nsengera nabagiye gukurikirana iki kiganiro kugira ngo bahumugisha. Nsengera mwami abari kudukurikirana badashoboye, abarwayi ndabasengeye, abafite ibibazo bitandukanye n'abafite ibyifuzo bitandukanye. Ndasenze Uwiteka Imana bagirire neza, batabare, barengere, gira icyo ukora. Kandi koko wavuze yuko ntacyo utakoze, iyo ubwo wagikoze hari abandi bakibabaye, ariko mwami nabo wabikoreye hari ibindi bagikeneye. Nibwo bumana bwawe urakwiye kureba hirya no hino. Rero reba yo mwami, ugarura abanze kugaruka, abagarutse ukomeze ubateze intambwe, abagarutse barinde gusubira inyuma. Kati kwa jina la Yesu turateshe gacira imyuka mibi yatuma basubira inyuma. Mu izina rya Yesu reka duhagarareho kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Tugire neza muri byose, gahunda zose uziyobore kandi ukomeze uduhaze ibyiza. Ni mu izina rya Yesu. Amen.